rwa filime cyangwa ko yaje subu munsi akoneye karakoneka twabigenda ko kana filime ni keza aho nabyizo abishoboye ni keza cyahata uyu mujama arakubita umva uramubona nyine karakubiye nyine bigiye kuryoha hafi kuba umunsi ariko ndakunda umunsi tuzakoreza umwanya ese nawe sinakubwiye ko baraye baduhagaritse nawe ndetse nabikubwiye wari wabuze ngo mushaka kuyohereza mu cyaro kumva yazanire kumva duhahe ahandi hishyura uhagaze tuyabona nyine uko tuzishyura amafaranga ntayatanze ndavuga mfite n'indaga ndi nzigaranye usibye to turayabundi abandi birikopesha mane ndogira ikibazo mwana mugabo nyiri byondo se tuzamwishyura ikiraro wowe nari ugisaza none andi rodisi nose tubigenze gute nyine nuko nyine andi roda amafaranga tuzayashaka kandi tutanayabona neza ubu nina naho twanakora tukayamundi square mane imisi ngari twahita tuyakorera nje nawe ni imisi ngahe abantu babiyibuza ari umuntu umwe ni ikibazo ariko abantu babiri si ukumva n'ucyara nanjye ndacyarashaka tumwishyura mane ndasiterese wana ariko mandeyerera iki filime nacyo ndumva kiri kuntera inzara batirano karanuka ngaho bana nimba udashaka ko tureba abana ibyaho none byagenda gute ndakundi byagenda nyine amafaranga mani bazinye amafaranga mani kuyafite ndanatuma turaburizwa mani kandi nyafite ndaguha kiri kurambwira byingi nana gukopa nanda nawe weje wende waza baranzoka kabi ne naba ndi kukubesha ngo bigende gute nuko nyine sinagusaka ko suraja kunzaka kuko umuntu ndayo mani kandi ari ndaguha kiri kuravuga byinshi basi kororeka mubazi ubundi iwanyu nta bintu byezeyo tujye tuganira nk'abantu babana sibyo nimba iwanyu wenda hari ibintu byezegera kumva wihamagara iwanyu reba ibintu basi bakohereza nimba ari ibijumba ari kumva cyangwa se ibitoki ushaka nyine ukuntu bigera i Kigali none ubu turabwirirwa uyu munsi nijoro tuzabwirirwa kumva ejo umunsi urumva twaramuka mani kuri nimba twanze kuja gukora nyine bwo ndakundi neze twabigenza gute ubwo ibyo byo mu ndandakende kiri kubabwira ngo n'ubundi bwo babiduha bizageza ryari bari kujaja ubundi turabateka imitwe guno muzi siko n'ubundi byo bintu ziri kuvuga bizaba barabiduha none sibwo nawe yongera nisibyo nizo tuzahora aho bwiciza reka se nkubwira iminsi iraba yisunika reka ejo ushobora kubona ugabona sa kindi byaye ikindi ibyo mani nakubwira yego mama ni njyewe yesu we gusigiye naziye nabyumva ko bazana aho bro mwana we amakuru akwe wanyu wanza murya ani ndagaruka ni wacu se cyangwa ni wanyu wese uri wacu tuzanye mubana umutipe ndemwe ni sister wawe se yewe naje kubasura Nose umara igihe kingana sister wa MS ni njyewe sister mani shimwe n'ukuri ewe ni ambaye rero nuko turi hano yicarira hano dore turi mu gafilime twaraburijwe murakoze tubana na Yemi hano gusa ariko ndabona mwarebaga n'agafilime twarebaga agafilime nyine kuri amucyama ngo Yemi shangira inzara kuba inzara ikirimo kumurya ubwo se kuki mutatetse namaze twigeze abantu bakugoma ntitwaje mu kazi none ari kurira nda amafaranga nanjye ndayo ukomeza amahirwe rero none si amakuru yo mu cyaro se mu cyaro turaho rwose naje kubasura ariko twebwe se ko duhinga dufite ibyo kurya nari nabazaniye pe watuzaniye nabazaniye rwose sister tuzaniye urwagwa reka duherukaga kera wadashi mba nanjye se n'icyo umwaka warunduwe ewe none si witwa njinga emenye ndaho muzi
nese no sister wawe nyine ubwa mbere mubonye banshonje man aswine twatuvugana ejo muri twavuganye wumva uragira ngo yuko si warumwa guca ndi bari siwatuzane Nazanye n'ibiryo sinazanye n'ibitoki nazanye ibijumba nazanye ibishyimbo ese zo uko natinze nabanje guhekenya umwumba cyari imyumba kinguye mu maso rero hapfuye neza mwebwe muzaba i Kigali nta karimo wahantu ntimuzahabwamo kabyaranywe reka kubwira gushaka n'icyo akora nyine agashakisha wowe reka kubwira urabona ko bagiye babanzaniye ikintu cyo kurya wowe ndakubwira ngo ubwire iwanyu bakuzane nkawe uricisha ibi iki bizana bigenza yeba nayibonye niyo wicara cyangwa nicare hasi gubyara ukanyicaraho hano ariko se ukicara n'ahantu umwana no gushaka agatebe koko ibintu byo ni ibiki aya mabona yo mu cyaro bamushyiramo amateke ibishyimbo ibiki byose ariko se uzi wacu wakaraza imisatsi reka sinakugutubwira ko uri umunyamugi naho nibi bya Kigali yewe njye ntabwo nahashobora twebwe iwacu turarya tukanywa rwose yakoze uru rwagwa raryoshye ndumva ndangiye rero burangiye kumva ngiye guca nakwangari n'uki ubwo se igikombe kimwe cyahita kikugarika cyangwa ni ya nzara ya Kigali imwe ijyanye mutari mba ndamacinya wese ahora byumvute shaka kwangara umubwire haracyari kayinja mu rutoki n'inyamunyo byose nimbi cyane n'akamara amasene twebwe urwo rwagwa rwacu se kari ibitoki bya kera n'indayo nesi ako rero twabaye isambu abanza bumva isaka umuntu araza kudusura ntabwo umwaka hose ntabwo usomaka ntabwo ubwo se remi ntiyakubwiye za marokore kandi rakijijwe vu iswida twari barashakamo umugabo nawe umushyuhira kuba wubyukiraga mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri ariko imbete zinsaga kibindi yakombye none ngo za marokore ko nabazaniye nayizanye kugira ngo nserereze kuko nayinyweye ahubwo bavuze ko muzabana nzobya inzara iba bishe nta biryo ibaze ariko niko yemi ubwo iyo wajya utubwira tukemera tugashaka amatike tukaza tukakugemurira uzi kujya kuza n'ahangaha i Kigali njyewe ndinda kugwa mu cyaro haramunjyana kwahiragu muri ra mibyuke ni umusore si wabo ni hehe wera mbona mwabaye inshuti cyane burera urahabona neza urengaho gatoya ukagera mugakenera iwabo ngo bahinga ibirayi yego none se Emi bitewe bigenze kuko sinzira none se mwagiye wese tukagira ugashyiraho ibyo ziko ninanura neza kumva rwo rutembagara mu nda gusa ingingo y'ikenyera mu ntoki wazanye uruguru burakije cyari giciye iyo nzoga ko yari ikomeye ibyo ari byo byose ntabwo nzongera kureba ngiye kuryama Emi kandi inyumba cyaro yazanye mbe nyihekenya nishaka inyice ihekenya se ufite nta makara mufite nabitekana ijoro bwije igatekwa ko ari byo byiza uyihekenya rwose oya bwije none se iyi nzoga niyo imukuriza hasi igikombe kimwe mukabyara mu musaza wawe wishe inzara yarenda neza iminota tamiki ariko batuguye mu maso oje tukureba amafilime twarabiwe inzara ari kwinanura kuvuga mu butaro kuri mwiza kureba sinzi niba bavuga sinzi niba bavuga akazina kawe ni ubushake bwawe da inteza ni rwose nawe urambwiye ngo ni mwiza inzobe y'iki nasi nyamaze ariko nawe urukunze namutse amafaranga ariko ndi kuvuga iby'akazina kawe wambwira akazina kawe yese nitwa Line Line yawe
nanjye nitwa Korode. Nariwe yambwiye. Urakoze pe ko narakundana gukundana ariko nyine niyo byaba binari ibyaho gusa ni bitari ibindi birenze umuntu nyine nakundana ta ndakundana nawe tukagira tugakundana nyine ntabwo nari mbizi kandi njye sinari nkuzi ariko nyine ubu ngubu ubwo nzajya kujya agenda amenyerana namwe nta kibazo tuzagenda tubasha kubona abavandimwe cyangwa inshuti uzagaruka ko dusura nzagaruka pe ishami kuri pe turagushimye murakoze ko ndakumva ukuntu kudukuye kure rwose imana iguhumugisha ubu gukina kuryama ariko bwarakanguka hari ubwo inzara yashize njye ndumva ndimo agakone ibintu by'amashyi nariba naza kuryama ndakomeza kwirebera agafilime ntabwo mbizi ariko kodere nawe akayoga mu moya kukamuza udukombe tubiri ariko nyine no kubera ko ari mu nda yonyine mu nda n'ubutunda ni kayibyo umuntu wayenze yipfukamyeho neza cyane yokorera urumva niyo mpamvu umuntu n'inzara yose utanabezi itazikwasa ewa ugahita uja furi ukumva ugiyemo agace ariko icya mbere na mbere ni ugukundana mwana reka nze ngubwire ariko twashobora tugahaguruka tukava tukajyariza kuri pe reka nze ngubwire urambwira iki haguruke nje kukubwira pe ndabona ugiye kungwaho rero ngubwire uretse iyi ntebe ndakibaza intebe yanyu yarabonetse ndawagifata tukeneye kubzira nyabo nabuzuka